ubwoba ko nakinishijwe n'amashitani bumusilamu cyangwa upfi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga ya gusenga everyday. Nizere kuri amahoro tukwakiriye kuri channel ya gusenga everyday. Ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri channel ya gusenga everyday tukubwira ngo kande subscribe, ukore share, ukore comment kuko mubona kuri kamera gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ariko twakiriye abantu bari mu Rwanda, mu Burundi, mu biyaga bigari, mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Twakira abantu muri Amerika tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Twakira abantu muri Aziya tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Twakira abantu muri Australia tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Twakira abantu muri Aziya tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamo gusenga everyday kuko muri kuri kamera gusenga everyday turi kumwe n'umutumigwa kandi subwa mbere aza kuri channel gusenga ariko hashize iminsi ariko yatangira yibwira abantu muri bande. Nitwa Rutagengwa Augustine, ni bishop w'itorero rya Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Urakoze bishop, turagushimiye ko wemeye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego twari twakiriye watangira usenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, turagushimiye kuri uyu mugoroba, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kano kandi tugiye kuganira kino kiganiro. Ubane natwe mwuka wawe wera bari dufasha kuba dutangiye kunaturangiza tubone kugira neza kwawe. Abariho duteze amatwi bose aho bava bakagira mu isi yose, mwami kore ku mitima yabo kandi ikiganiro cyacu kibe kingira kamaro mu buzima bwabo. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Tukaba tunakwakiriye tuguhaye agatutu kagusenga everyday. Utubwire ikintu waduteguriye kiri ku mutima Imana guse ku mutima. Ibyo kuganira biba ari byinshi kwa kozi w'Imana, ariko umunsi najya tuganire ku myizerere ya Islamu kugira ngo abantu bayimenye kuko harapfa no kujyamo batazi ibyo bagiyemo. Ngo nagira ngo tuganire ku myizerere ya Islamu. Yego kaze turakwakiriye. Hari abantu benshi batajyamenya imyizerere y'Islamu ndetse n'abakristo bakajya bagenda muri Islamu bakaba abasilamu bumva ko hari idini nk'izindi bagiyemo nabo bagasenga akava mu Kristo akajya mu Islamu ati hose no gusenga Imana. Ariko abantu bamenya ngo iyo Mana bora basenga ngo ni Imana ki? Ubundi turabizi ko Imana ari bisi n'ijuru. Mu gihe burayo bayise Yahweh cyangwa Yehova. Mu Cyongereza bakoresha izina Lord, naho mu Giswahili bakoresha izina Bwana mu nyuguti nkuru. No muri Bibiliya y'Igiswahili hanze amagambo abanza ngo aho uzabona ijambo Bwana mu nyuguti nkuru cyangwa Mungu mu nyuguti nkuru, muzamenye ko yari ryazina ry'icyubahiro abaheburayo bakoresheje ari rye Yehova cyangwa Yahweh. Abandi rero bakajyamo bati naho twasanze basenga Allah. Ariko nta na hamwe tubona mu byanditswe byera Imana yaremye isi n'ijuru yitwa Allah. Oya, ni mu Kinyarwanda bayise Uwiteka, Cyongereza bayita Lord, mu Giswahili Bwana, kandi mu nyuguti nkuru naho mu gihe burayo ariyo Yehova cyangwa Yahweh. Yehova cya kera ntabwo cyagiraga inyajwi, byayitaga Yahweh. Aricyo baje kongera inyajwi bikaba Yehova. Abantu bakinjira muri Islamu batazi ikintu kibajyanye, bumvise ngo barasenga kimwe n'abandi, n'abantu basenga kimwe n'abandi. Ariko aho maze kwigira ibya Islamu nasanze Imana dusenga atiriyo Mana basenga, kuko Imana y'isi n'ijuru ntabwo yitwa Allah. Mu ndimi zose ni Yehova aho wajya hose, uretse aho wajya bazisobanura bakayita Bwana cyangwa bakavuga mu ndimi ziwabo zindi, ariko ubundi izina ntabwo rijya rihinduka. Yabwiye Mose mu gice cya 6 cyo kuva ngo nduwiteka. Sinigeze nigaragariza Abrahamu, nigaragaje Isaka na Yakobo na Abrahamu nk'Imana ishobora byose, ariko kuri rizina Uwiteka sinigeze nimenyekanisha kuri ryo, ariko nduwiteka. Uwiteka bisobanuye mu Cyeheburayo Yehova cyangwa Yahweh, Imana iri hose, izi byose, ishoboye byose, idakenera undi uyifasha, idakeneye ikindi kintu kiha kubaho, uwigize uriho kubwe. Mpamvu yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe. Yes. Imyizerere y'Islamu rero tuzigiye yatangiriye
muri 622 niho tubona yatangiye ku mugaragaro, batangiye kuvuga itangiye. Niyo ababara imyaka ya Isilamu babara guhera muri 622 ubwo Muhammad yimukaga iva Maka ijya Madina. N'uyu munsi iyo babara imyaka ya Isilamu bahera kuri icyo gihe cyo bita ngo ni hijira, kwimuka kwe ava Maka ajya Madina, ngo batangiye kuba imyaka ya Isilamu. Hari abasilamu bamwe bashaka kuyobya abantu kuvuga ngo na Adamu yari umusilamu, na Noah yari umusilamu, na Abrahamu yari umusilamu, abahanuzi bose bari abasilamu, na Yesu yari umusilamu. Ubwo rero rwose abantu bose bakagombye kuba abasilamu, ariko ntabwo ari ukuri. Ibyo bavuga ntabwo ari ukuri, ahubwo Isilamu yatangiye muri 622. Uwayitangije turamuzi, yatangijwe n'uwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We yavutse muri 570 nyuma ya Yesu, aza gutangira kubona amabonekerwa muri 610 nyuma ya Yesu, aza gutangiza idini ku mugaragaro muri 622, ari byo tangiriro rya Isilamu. Ubwo rero nabibeshya yuko Isilamu ari idini nk'izacu, cyangwa Imana yaba ari Imana yacu, cyangwa ko Isilamu kuko yabayeho kuva kuri Adamu. Ntabwo ari ukuri. Ko igihe cya Adamu nta Isilamu yari iriho, kugera ku gihe cya Maraki isezerano cyarirangira nta Isilamu yari iriho, n'igihe cya Yesu nta Isilamu yari iriho. Yaje gutangira muri 622. N'ubu yo bari imyaka yabo naho bahera bayibara. Hari hashize ibinyejana nka 6 rwose nka 6. Ibyo rero rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo Isilamu yatangiye kuri Adamu ngo abantu bose ngo n'abasilamu. Ibyo ntabwo ari ukuri. Isilamu yatangiye mu bintu by'amabonekerwa. Muhammad uko yavutse kuri se Abdullah na nyina Amina, ariko akivuka ise yarapfuye. Nyina amaze imyaka 2 nawe arapfa, arerwa na sekuru Abu Talib. Hashize imyaka 6 nawe arapfa. Nyuma aza kurerwa n'uwitwa Abu Mutalib, nawe wari se wabo, niwe wamureze kugeza ubwo abaye umuntu mukuru. Amaze gukura, amaze kuba umusore, yagiye gushaka akazi. Uwo se wabo ntabwo agiye kumwigisha, baba yibereye mu rugo akajya mukorera imirimo. Nyuma aza kujya gushaka akazi ku mugore witwa Hadija. Uwo Hadija yari umugore upfushije abagabo inshuro 2. Noneho amuha akazi, bakabona biragenda neza, aritonda arabikora neza. Akajyamo akazi ko kuyobora ingendo z'ubucuruzi bwe zavaga Arabia Saudite zijya muri Syria. Icyo gihe bajyaga bumva inzira no guca muri Israel n'ubundi kugira ngo uzagere muri Syria. Ubwo rero icyo gihe yacaga kuba Kristo muri Israel no muri Syria hari abakristo benshi basengaga Imana. Nawe ndego akajyaho gusenga, akajya bigana uko basenga Muhammad. Noneho agarutse Imaka akajya kwiherera nka kunya abonye abakristo biherera bagasenga. Akajya kwiherera mu isenga ry'umusozi, mu buvumo bw'umusozi witwa Hira, wari mu birometero 3 uvuye Maka. Akajyamo agasenga. Umunsi umwe ari hasenga muri ubwo buvumo, ngo haza ngo marayika Jibril, bone ko babivuga, ariko turi burebe neza ko atari na marayika. Ubyitegereje uko yamuziye nta yindi ntwa yigize zira muri buriya buryo. Warazamusanga muri ubwo buvumo, amutera kumwegara muniga abiri furo byinshi cyane, ati ngo amwereke ibintu byanditse ku gitambaro cy'umweru byanditse muri Qur'an 9:6-8. Ngo aramubwira ngo soma. Sinzi gusoma. Ati soma. Ati ntabyo nzi. Aramurwibura ngo abifuro byinshi cyane. Noneho nyuma avuye aho hantu ataha mu rugo, ngo ahinda umushitsi, afite ubwoba bwinshi cyane n'igitengo cyinshi cyane. Aragenda ajya mu nzu ariyorosa. Umugore nibwo aratse biti, ati mfite ubwoba ko nakinishijwe n'amashitani. Hadija tereka dati ntabwo ari amashitani, tumuntu nkaye mwiza ufasha abakene, ufasha abantu uncuruza bikagenda neza, w'imico myiza, ntabwo abadayimoni bagutinyuka. Tubwo wabonekewe. Bajya kubaza wari nyirarume wa Hadija witwa Waraka. Bamubaje ati byamumaye, atereka dati yabonekeye ubwo yabaye umuhanuzi. Atubwo yabaye umuhanuzi nuko nabandi bagendekera. Kuva uwo munsi yatangiye kugenda abwiriza abantu ibyibonekerwa bye, nuko yabonekewe
na marayika Jiburili. Ariko iyo usomye muri Korani y'Ikinyarwanda surati Bakara ni igice cya kabiri cya Korani. Surati Bakara yego Bakara ubundi bisobanuye inka mu Cyarabu, ubwo ni igice cyitiriwe inka. Surati Bakara umurongo 97 ho ntabwo bavuga ko ari marayika amubonekeye Jiburili, ahubwo handitse ngo vuga uti uwaba ari umwanzi wa Jiburili mu by'ukuri we yayimanuriye ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah, ihamya ibyayibanjirije, inayobora, ikaba n'inkuru ishimishije kubemera. Umwanzi wa Jiburili, haravuga ngo wari umwanzi wa Jiburili niwe wamanuye Korani ku mutima wa Muhammad. Urumva rero sinzi ko Imana yaremye isi n'ijuru igira abamarayika abanzi babo, kuko Jiburili niwe Gabriel muri rwumvikana. Ntago rero yaba umwanzi w'Imana kandi ari intumwa y'Imana. Ubundi ijambo marayika bisobanuye intumwa, messengers, ni intumwa. Ntabwo rero Imana yahangana na messenger bayo arizo ntumwa zayo. Oya, ngo wari umwanzi ahubwo wa Jiburili niwe wayimanuriye ku mutima wa Muhammad y'Korani dusoma. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga hano hantu uburyo yabonekewe nuko atangiye gushaka umuyoboke wa mbere yari umugore we Hadija, atangiye gushaka n'abandi bayoboke ba Ali, Abubakari n'abandi, batangiye kugenda babwiriza ibya Isilamu ku Imana yamubonekeye, atangiye kuvuga ko Imana ari imwe. Ubundi Abarabu basengaga Imana zirenga 360 icyo gihe ajya kubonekerwa. Bazisengera kuri Arikaba umusigiti wa mukuru n'ubu hari uyu munsi. Kandi hari ibuye ryirabura black stone ryitwa Al-Aswad, aho basengaga iyo Mana yabo. N'ubu iyo wagiyeyo ukuzaho ikiganza akavuga ngo ndakwitabye Allah, labeka Allah, ndakwitabye kuri ryabuye iyo basengagaho Imana yabo. Allah nanone kandi yari Imana ikuri ibindi bigirwamana muri Maka, ndetse bakizera ko ifite abakobwa batatu basengwa nk'abakobwa ba Allah, uwitwa Lati, uwitwa Uza n'uwitwa Manati. Byari bigirwamana bisengwa ariko byitirirwa ko ari abakobwa ba Allah. Ubwo rero atangiye kugenda avuga ko Imana ari imwe, atangiye kwigisha kugenda yigisha. Noneho abapagani ba Maka yuzuye abapagani basa, baramuhiga aratoroka. Ariko yaramaze kugira abantu benshi batangiye kumukurikira, ajya mu mujyi wa Madina. Ageze muri wa Madina noneho yasanze hari ibintu by'intonganya barwana buri gihe, ngo arabahuza, agenda bagira inama arabahuza. None abantu umutegetsi wabo. Ariko mbere yaho yabanje kujya n'ubuzima bubi cyane muri uwo mujyi, kuko hari ahantu hahashyitse nk'umuntu ugeze ahantu hakiri hashya. Noneho ubuzima bukomeye, batangira icyo bise ngo ni jihad, intambara ntagatifu. Ira ntagatifu bajya bavuga yatangiye ari y'ubwambuzi, bajya gufata abantu b'imisafara bava za Sira no mu bindi bice biza muri Maka bakabambura bikabatunga. Kandi noneho wumva ikindi Imana yabo Allah ikababwira ngo ibyo bazakaho bantu mu mihanda watakava vitekangawira, ibyo bazafata nk'iminyago 1/5 bazagiye Allah n'intumwa yayo. Numva byatangiye ari ubwambuzi, ariko nyuma baje kwitagatifuza ko intambara ntagatifu. Ariko atangiye ari ubwambuzi, arwaye intambara ya Badru, arwaye intambara ya Hudi, arwaye intambara ya Karibara, yaje kurwana n'iya Maka, nyuma afatana no na Maka, asanga n'ibigirwamana byari bihari nibirebere cyane. Yari umurwanyi, yaraze kurwana cyane. Iyo niyo nakubwira nka introduction nkwereka Islamu icyo ari cyo, uko yatangiye n'uwayitangije. Noneho nyuma Muhammad yaje gutera umujyi wa Maka mu 1631, ariko yafataga Maka asanyagura ibigirwamana byaho byose, asigaye ryabuye ryirabura gusa. N'ibindi by'ibitare biri hirya byitwa Safa na Marwa n'ubu birahari. Ubwo rero rwose muri ncamake nuko Islam yatangiye, n'uwayitangije, nuko yatangiye, nuko yaje guhunga akajya Madina, n'uyu nyuma akaza gufata Maka. Noneho akasenya ibigirwamana byaho, agatangira kubihayobora. Ariko nyuma y'umwaka umwe yaje gupfa, kuko yapfuye muri 632 amaze gufata Maka. Abantu noneho babasirimisha ku mbaraga b'Umusilamu cyangwa upfi. Nuko Islam yagiye yogera. Na nyuma yaho kandi amaze gupfa, we nawe yagiye kure cyane. Ariko
abayoboke be yaje gusimburwa bitangwa na ba Kalifa. Kalifa n'abasanganyendo ba hafi be bari kumwe nawe ibyegera. Yaje gusimburwa n'uwari wari sebukwe witwaga Abubakari. Avaho hajyaho Uthman, hajyaho Umar, avaho hajyaho Ali, abo niwe witwa Kalifa, abakalifa bibyegera bya Muhammad. Bagiye bakurikirana. Nabo kandi bagiye bicana ntawavuyeho yipfiriye, umwe yicaga undi ngo ajye undi akica undi ngo ajye undi akica undi ngo ajye. Ariko abo nibo baje ko n'abayoboke baho hirya no hino baje kugenda bamamaza Islam hirya no hino, umusilamu cyangwa upfe kwica n'ibindi nk'ibyo. Bamaze Islamu niko bafashe North Africa, Afrika Amajyaruguru, niko bafashe za Syria n'ahandi. Hara hose hahindutse Islamu ku nkota y'abayoboke ba Muhammad. Islamu rero kuva cyane ubundi rero yamamaraga ku nkota simukubwiriza. Ibi bya Croisade bakoze eko. Croisade ntabwo yari y'abasilamu. Croisade ahubwo yari abakristo bihimura ku basilamu kuko nibo babanje kubatera mbere babashyira muri Islamu ku ngufu. Nabo ndumva yara Croisade ya mbere ndumva yarawe na Papa Leo n'atari Urban. Bajya kwihimura ngo bagarure Yerusalemu yatwawe n'abasilamu. Barwanye nyinshi. Bamwe batera abandi banesha ikindi yandi babanesha barwanira gufata Yerusalemu nayo. Ndumva rero introduction abanguhaye nona ncamake ya Islam. Yego bakoze se nukuvuga ngo ubuyoberere bwabo kuvuga ngo Allah ntabwo ari Imana. None se Allah ni iki kindi ibindi mu yari magambo? Allah bundi ni ari bundi ni izina rusange. Nkuko Umunyarwanda avuga ati Imana nusenga igiti akita Imana, nusenga umusozi awita Imana, nusenga ikibuye kinini cy'igitare akita Imana, nusenga inyanja ayita Imana. Ni izina rusange. Nyango Allah nyango rya gusana Elohim ryo muri Bibiliya. Elohim ryo muri Bibiliya naryo ni Imana, bavugaga Imana ya Isirayeli, ariko naryo ni izina rusange. Kuko n'umpagani waho yayitaga Elohim. Nkuko umpagani w'umwarabu nawe yita Allah Imana. Icyo asenga cyose akakita Allah. Ariko Imana y'isi n'ijuru ntabwo ari Allah. Imana y'isi n'ijuru ni Yahweh, Yehova, ari Uwiteka mu Kinyarwanda. Yego. Urakoze cyane wakomeza no kuri izi nyigisho. Ko abantu ngene wababwiriza abantu bari muri Islamu babakurikira ibintu batazi ko ni n'ururimi batumva benshi ko ni ururimi rw'icyarabo benshi bafakurikirana batazi ururimi rwo ari rwo n'ibintu barimo barakurikira. Wabayobora n'inzira bakamenya inzira bagomba kunyuramo. Yego. Islamu bafite tactics nyinshi zo kwigisha kurya abantu bahambira muri bimwe barimo kuzabyivanamo ntabwo biba byoroshye. Umwana akivuka nuza baraba babita ngo iki bano bajya batoa azana. Bafite izina ryabo sinigibutse nonaha. Bariya bajya kubasomera idua mu matwi yabo akivuka. Wallahi wa kibar na shahadu Muhammad Rasulullah, Imana ni imwe, Muhammad ni intumwa yayo. Yakatangira gukura kataragera muri Garadienne bamutwe muri madrasa. Madrasa ubundi darasa abaze giswere darasa ni icyumba kibigiramo. Bamutwaraho bigira kuyigisha iby'idini. Ataramenya kwandika izina rye abatangiye kwandika icyarabu. Agakura bamwigisha ibyaho kugira ngo uzahindure umwana w'umusaza w'imyaka 12 ntabwo biba byoroshye. Babimutsindagiyemo kuva akiri mutoya kugeza ahageza kuri iyo myaka. Urumva rero umusilamu guhinduka barahinduka tujya tunababatiza. Hari n'abametse kwatsa babiri muri Kirehe, ariko rero ntibiba byoroshye kuko ibyo bamushyizemo biba ari byinshi kandi kuva mu bwana bwe. Ibyo strategy yabo n'abandi barayikoreshaga n'abayuda kuko nabiri ravuga ngo menyereza umwana inzira agomba kunyuramo azarinda saza atarayivamo. Imigani 22:6. Ubwo rero nabo bamenyereza kare bakazakura gutyo byarabinjiyemo kandi ibyo bigisha byinshi bitari iby'ukuri. Yesu si umwana w'Imana, abakristo n'abakafiri n'ibindi nk'ibyo bakinjizamo Imana ni yara gusa, Muhammad ni intumwa ye, abandi bose ni bato kuri Muhammad n'ibindi bamwinjizamo byinshi cyane bituma kugira ngo uzamuvanemo ntabwo yabyoroshye. Ariko Imana igikora ibitangaza nabo bagakizwa bitahari benshi na hano mu rusengero barimo n'ahandi tujya tubabona benshi bagenda bakizwa rwose.
rwose nsaba n'abumva kino kiganiro n'uburi umusilamu nawe uzakizwe uyoboke Yesu nk'umwana w'Imana ukizwe kugira ngo uzabone ubugingo kuko niho hari ubugingo honyine. Ubundi muri Isilamu icyaha kinini si ugusambana cyangwa kwica, si ukusenya inzu y'umuntu cyangwa kuyitwika, ni ukutemera Allah. Iyo usomye muri hadithi n'amavuna nani twaje ibitabo byinshi, iyo usomye muri hadithi muri igitabo Al-Ulu wal Marjani, izo ni hadithi zanditswe na Buhari na Muslim, ni ibitabo bizera cyane abasilamu abana banditse amahadisi menshi cyane kandi bizera ku isi nzima. Hadithi ya 60 hadithi ya 60 ndakaza nyiguhe hadithi ya 60 ubazuna nayisome no mu cyarabu no nayisome no mu Kinyarwanda. Hadithi ya Abu Dhari radhiyallahu anhu amesema, nilimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamkuta amevaa nguo nyeupe na hali amerara, kisha nikarejea tena nikamkuta ameamka, akasema hakuna mja aliyesema la ilaha illa Allah kisha akafa katika hiyo kalima isipokuwa ataingia peponi. Nikauliza, hata kama atazini na ataiba? Akanijibu, hata kama atazini na kama ataiba. Nikauliza tena, hata kama atazini na ataiba? Akanijibu, hata kama atazini na hata kama ataiba. Nikauliza tena, hata kama atazini na ataiba? Akanijibu, hata kama atazini na ataiba, kama ataiba. Na kama hata Abu Dhari hakuridhika au ataridhika. Abu Dhari alikuwa anapoieleza hadithi hii alikuwa pia akisema hata kama ataridhika Abu Dhari. Ngo uyitwa Abu Dhari masangirengero wa Muhammad yaramusuyiwe asanga araryamye arasinziriye, asubirayo numva ntabwo ajya kubyutsa umuntu mukuru, aragenda mu mwanya hashize akanya aragaruka asanga arabyutse. Muhammad atereka nkubwira ibyo neretswe, umuntu wese wavuze ngo la ilaha illallah azajya mu ijuru. Abu Dhari ati se nanasambana kaniba azarijyamo? Atazarijyamo. Amubaza bwa kabiri, nanasambana kiba azarijyamo? Azarijyamo. Amubaza bwa gatatu, nanasambana kiba azajya mu ijuru wanumwe we? Azarijyamo. Ati niwe wabyuma cyangwa ntubyumve, azarijyamo. Urumva rero icyaha gikomeye ni ukutizera Allah, kutamwemera. Kuri bo nicyo cyaha gikomeye kuri bo, ariko ubundi gusambana no kwiba n'ibindi byaha ntabwo ari icyaha gikomeye cyane. Icyaha gikomeye kuri bo ni ukutizera Allah no kwizera intumwa yayo. Urumva rero kuri bo biratandukanye cyane natwe. Ikindi kandi bari abantu hari aho dutandukanye hanini cyane kurya abantu batanabyibeshyaho. Twebwe tuzi ko twejejwe n'amaraso ya Yesu, inshungu Imana yatanze ku musaraba wa Yesu Kristo ni waje kudupfira. Bo ntabwo yemera agakiza ka Yesu, ntiyemera gucungurwa na Yesu, ntiyemera agakiza ke, ntibemera ko abana bajyana mu ijuru. Urumva ibyo byose ntibabyemera. Twebwe twezwa n'amaraso ya Yesu niko tubyizera, ariko bo n'uburyo binjira mu idini nuko tuyinjiramo. Twebwe twinjira mu gakiza biratandukanye. Twebwe umukristo kugira ngo ajye gukizwa agomba kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akandi akihana ibyaha, agakurikiza agakiza, akazabatizwa, akigishwa, agakomera mu gakiza nk'uko Bibiri bivuga. Ariko bose uko bimeze bo ni ukwizera Allah, akizera ko Muhammad ari intumwa ye. Ubwo biba birangiye. Ukimara gutozwa shahada iriya la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ako kanya uba bamaze kuba umusilamu. Ntabwo uvuga ngo ndihana ngo nakoze ibi nibi, emera mu Imana Allah, emera Muhammad, ubwo yabirangiye wowe ubaye umusilamu. Iby'agakiza ka Yesu ntibakemera, ahubwo Yesu bamufata nk'undi muntu, nk'intumwa yabayeho ndetse mu Bisirayeli gusa. Twajya tuganira nabo kababwe tuse iyo uvuga ngo ni mu Bisirayeli gusa, Biblia kivuga ngo Imana yakunze abari mu isi ni Isirayeli, agashaka utundi turongo tundi. Abese baravuze ubutumwa muri Isirayeli, ati naje gushaka inama zazimeza zo muri Isirayeli. Yego nazo yarazishatse ko niho yavukiye, ni naho yakoze umurimo cyane,
ariko atuma abigishwa be mu isi nzima, kuko Imana yakunze abari mu isi, ntabwo yakunze Isirayeli. Ntibabyumva kuko bashaka kumufobya ngo bazamure Muhamadi. Ariko nanone wareba ko kumuzamura kwabo ugasanga Qur'ani irabihakanira. Yenda ndibusome imirongo myinshi yerekana gukomera kwa Yesu kuri Qur'ani, kandi ntaho bayihungira kuko iri mu gitabo cyabo gitagatifu ariyo Qur'ani. Reka noneho turebe noneho Qur'ani ivuga gute uyu Yesu, ivuga ati turebe muri iki gitabo, iki gitabo nanditse naragicapye, hano cyari kiki muri manuscript, ariko naracyanditse ndibibaza ko kizafasha benshi, nagikoresha mu ishuri rya Bibiliya. Aha turebe Qur'ani koko ifobya Yesu, se koko ntabwo imwemera, kuki bashaka kumufobya ngo bamushyire hasi? Uzi ko izina Muhammad Qur'ani ririmo gatatu, ariko izina Yesu ririmo inshuro 23 nyinshi izivuga Muhammad, bikavugana nyine inshuro nyinshi ahubwo kurusha abo bose Mariya, ariko bakasanga baramusebya, baramushyira hasi, baramufobya, ariko Qur'ani ntabwo imufobya. Mvuga ko Qur'ani ivuga icyambere, Qur'ani ivuga yuko Yesu yabyawe n'umwari. Ibyo bire nkuko biri bivuga yaye n'umwari koko. Qur'ani 19:20 19 ni surati Maryam, igice kitire nyina wa Yesu n'ubundi. Qur'ani kemera yuko Yesu nta cyaha yagiraga, yari umuziranenge, yari umutagatifu. Qur'ani 19:19 Qur'ani ikavuga ngo Yesu ni igitangaza n'imbabazi z'Imana ku batuye isi bose. Niwe mbabazi, ni igitangaza n'imbabazi z'Imana ku batuye isi bose. Ibyo byanditse muri Qur'ani igice cya 19:21. Nanone hakavuga ngo Yesu niwe buntu bw'Imana n'igitangaza cy'Imana ku batuye isi yose. Umurongo wanjye gusa niyo tumaze gusoma Qur'ani 21:9. Qur'ani yemera ko Yesu ari Mesiya nkuko tubizi. Qur'ani 4 surati Nisa 171 ikava ko Yesu ari we jambo ry'Imana. Qur'ani 4:171. Nanone ikava ko Yesu ari we mwuka wavuye ku Mana. Igice cya 4 cya Qur'ani 171. Nanone Qur'ani ikavuga yuko Yesu ari ufite icyubahiro cyose hano mu isi no mu ijuru. Qur'ani 3:45. Qur'ani ikavuga nanone, Qur'ani 5:110 hakavuga ngo Yesu yaremye inyoni, akora ibitangaza byinshi, akiza abarwayi. Bira byose tubona byitangaza, ariko bavuga ko yaremye inyoni gusa, ntabwo bavuga Qur'ani ntabwo ivuga ko yaremye abantu, ariko yararemye, kandi tuzi kurema ari rurema nyine. Aho ni 110. Nanone Qur'ani ikavuga yuko Yesu yakije abarwayi, azura abapfuye, ibirema biragenda, n'ibindi bitangaza birakorwa. Nanone kuri 5 Qur'ani 110. Nanone Qur'ani ikavuga ngo Yesu niwe kimenyetso cy'imperuka kwitwegereje, ntimuzamugireho gushidikanya kuko niwe nzira igororotse. Niwe kimenyetso cy'imperuka kwitwegereye, ntimuzamugireho gushidikanya kuko niwe nzira igororotse. Urumva umurongo wajya guhura na Yohana 14:6 ngo ni nzira no kuri n'ubugingo, ngo niwe nzira igororotse. Ukomeje gusoma kuri umurongo ukurikiraho akavuga kandi ngo Satani ntazababuze kumwizera, kuko Satani ni umwanzi wanyu ugaragara, ni adui wenu. Reka tunahasome hari ababyumva wenda ko atadusomera mu gitabo ari habivugamo. Iyo ni surati Zukurufu. Zukurufu ubundi mu cyara bisobanuye imirimbo y'izahabu. Icyo gice niba baracyubarira cyane bakita ko ari nk'imirimbo y'izahabu. Surati Zukurufu 3:43. Surati Zukurufu 33 umurongo wa 31 na 32. Haragira hati
Na kwa kweli ye Nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Msimfanyie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Ngo nukuri wo Isa, ngo Yesu niwe nzira igororotse, niwe kimenyetso cy'imperuka kwitwegereye, kandi nawe nzira igororotse, nimumugire wo gushidikanya, kuko niwe nzira igororotse. 32 wala asikuzuieni shetani, bila shaka kwenu yeye ni adui aliye dhahiri, kandi Satani ntazakubuze kumukurikira, kuko Satani niwe mwanzi wanyu uri kumugaragaro, ugaragara. Ni adui aliye dhahiri, utihishe, ni adui utihishiriye, no mwanzi utihishiriye ugaragara. Urumva rero Korani ivuga neza cyane Yesu Kristo, nubwo bamwe mu Bayisilamu batajya bamwemera bakamufobya umuti usanzwe. Ye birambona ari nko gufobya kumwe bavuga ngo no gufobya no kumufobya. Reka nene ntararangiza ngo nuko neshatse gusoma muri amurongo, nene ntarangiza gusoma Yesu muri Korani kugira ngo abantu bose bamumenye. Ikindi Korani ivuga yuko abayobotse Yesu nibo bazabanza kwinjira mu ijuru mbere, kandi bazaba ari benshi cyane. Abayobotse Muhammad bose bazaza nyuma, kandi bazaba ari bake cyane. Muri Korani 5:6-11 kugeza kuri 14. Umma wa mwanzo wa Yesu Kristo ngo niwe uzabanza mu ijuru. Umma wa Muhammad zo kuza nyuma, kandi ngo ari bake cyane. Imbarwa nabo sinzi ko bazahagera kuko batizeye Yesu, kandi twe twizera yuko abizeye Yesu anako kujya mu ijuru ari ukwizera Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ikindi kandi haravuga muri Korani ngo Yesu ni ikimenyetso n'imbaraga z'Imana, ni ikimenyetso cy'imbaraga z'Imana. Korani 23:50. Nanone usomye Korani 3 surati Al-Imran 39, haravuga ngo Yesu ni umwami kandi n'umuhanuzi. Yesu ni Bwana. Suravuga ngo Yesu ni Bwana tena ni nabii, ni umwami kandi n'umuhanuzi. Nanone ni menshi sinzi ko ndi bisome byose. Ahandi kuri 19 Korani 33 kugeza 34 haravuga ngo amani iko juu yangu, Yesu uvuga, tangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayokuwa hai tena. Ngo amahoro ari kuri je kuva igihe navukaga, kuva igihe napfaga, n'igihe nongeye kuba muzima, ko nukuzuka. Kwa amahoro abonekera kuri Yesu gusa. Aho ni Korani 3:19, 33, 34. Urumva rero n'abashaka amahoro bose bagomba kwashakira muri Yesu, kuko ntahandi wabonera amahoro. Nongera hindi mirongo mike wenda kuko sinabisoma byose, nakongeraho umwe. Hariho ntagenda ntasomye 3:55. 3:55 uwo ngomba kusoma ni ngombwa. Murongo mwiza cyane nkunda muri Korani. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, Isa, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi, hawatakuwa hao maadui, na nitakuleta kwangu, na nitakutakasa na wale waliokufuru. Akakomeza, na nitaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu, ni kuhukumuni kati ya yale mlioitirafiana. Haravuga ngo ni mwibuka ubwo Imana yabwiraga Yesu ngo nukuri nzakugenera igihe cyawe cyo kubaho, nitakutimizia muda wako wa kuishi, kisha nikulete kwangu. Muri Korani y'abashiyao hano ansanga nitakufisha, uzapfa nyuma nkuza ni wanje. Hohemera urupfu rwa Yesu kuri umurongo muri Korani y'abashiya. Kandi ngo nkuza ni wanje, ngo kandi nzashyira hejuru cyane abakwizeye, mbarutisha abandi baguhakanye kugeza ku munsi w'imperuka. Uyu murongo ushatse kuvuga yuko abizeye Yesu bari hejuru cyane y'abatamwemera kuzageza ku munsi w'imperuka.
numva ari byo nasoma muri aka kanya kubyerekeye Yesu. n'imyizerere y'abayisilamu n'ubuyobe bwinshi Imana igumugisha. Iki ni igice cya mbere, tuzakomezaho igice cya kabiri, wasoza ubwira inama abantu bateze amatwi gusenga everyday, baba abantu bari muri Islam cyangwa abantu batekereza kujyayo cyangwa abantu bayobye. Inama yanjye nagira abantu bakijijwe bamenye Yesu umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, ntibazabayobye, ntazagira umuntu ubayobya kugira ngo bajye muri Islam, kuko Islam ni danger kabisa. Kujya hariya ahantu ntabwo nabonye umwanya wo kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko kujya muri Islam ngiye mbifata nk'uko uyobye birangiye nk'urupfu. Hari umusamu twese kuganira ambwiye ngo ati se waza umusilamu, nabwo reka nkubwire rero ni ukuri untojemo mu bintu bibiri, kuba umusilamu no kundasa, nabwo yanindasa mpfi nta rupfu ruta kuba umusilamu, niko namubwiye. Uretse afite uko abyumva, ariko ngira inama abasilamu ngo atari abasilamu rwose mukomere kuri Yesu, amaze kumenya bamukomereho igihe cyabo cyose bari kuri iyi si. Kandi abakristo bataramenya Yesu nabo bakizwe. Abasilamu nabo kandi muze kuri Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzakanagira mu ijuru adaciye kuri Yesu. Kandi ikindi nababwira, Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 12 ngo nta rindi zina abari mu isi bahaye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Ubwo rero abakurikira ibindi bitari Yesu bafite ibibazo byinshi cyane, nta juru bakwinjiramo. Ubwo rero rwose ndangiza amabwira ngo abataramenya Yesu muze kwa Yesu, abamumenye mukomereze aho mugeze, ntazagire ubasubiza inyuma. Numva ari ibyo nabagira inama. Yego, nababwira amazina yanjye n'Urutagengwa Augustine, ntuye Kibagabaga hafi ya Radio Maria. Telefoni zanjye ni 07 82 49 14 ndasubiramo 07 88 49 14. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.